Yes, reka twongere tubasuhuze bakunzi ba business isobanutse. Tubifurize igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha, igitondo cy'amahoro ku bayafite, igitondo cyo kwihangana ku bari mu bibazo. Tubabwira ngo mwihangane niba uyu munsi bitagenda neza, ariko wenda ejo bizagenda neza. Reka rero twinjire mu kiganiro cy'uyu munsi. Uyu munsi turaganira kuri Pi network n'ubundi. Pi network tukaba tuyigeze kure, tugira byinshi tuyigaho, ariko uyu munsi tukaba tugiye kugaruka kuri exchanges cyangwa se exchanges. Ubwo twavuga ngo ni nk'ivunjisha. Turagira ngo kandi tubamenyeshe yuko tuza kujya tubagezaho ibiganiro nibura kabiri mu munsi nta gihindutse. Kabiri mu munsi nibura turifuza kujya tubagezaho ikiganiro ku masaha mwamenyera, kugira ngo cye kujya kibacika. Ku bakoze subscribe baba bategereje ibiganiro cyangwa se amakuru. Turashaka kuzajya tugishyiraho mu masaa 10 z'ijoro, hanyuma icyakumanywa tukaba twagishyiraho nibura saa 10 za nimugoroba. Bityo kuko amakuru ya Payo ni menshi cyane, amakuru n'ibiganiro. Ubwo rero ni muri ubwo buryo dushaka kujya tubishyiraho kugira ngo ubikurikirane, ukamenya ko saa 10 z'ijoro nubyuka, ababyuka saa 10 barahura n'ikiganiro cyangwa se baraba bakibona. Ariko nanone abakumanywa bakibone saa 10, kize kubaherekeza kibageze saa 8 z'ijoro, saa 10 z'ijoro, saa 10 z'ijoro, saa 10 z'ijoro, saa 10 z'ijoro ikiganiro. Ubwo ni cya mu gitondo, hanyuma ikindi tukagishyiraho saa 10 za nimugoroba. Icyo turi burarire nuko twifuza kuzajya tubikora kuri Pi network, kandi ibyo tukabikora buri munsi, kuko amakuru ya Pi yo ni menshi cyane, cyangwa se ya business ni menshi. Mwongere mwumve ngo ni menshi. Ni muri urwo rwego rero ngira ngo twinjire. Ufungura application ya Pi yawe, iyi ngiyi tumayiningiraho iteka. Nuzajya ujya kujya igikorwa ukorera muri Pi network, jya unyura hano muri Pi browser, ujya unyura muri Pi network. Ushaka kujya muri Pi browser, unyuze muri Pi network se wakwinjira, haba hizewe. Twinjiye rero, tugeze aho tumayiningira tunyuze muri Pi network. Tuhageze dukana muri twa dukoni dutatu ibumoso hejuru, tubona urutonde ruriho amagambo Pi browser. Tuyikandamo kuko turashaka kujya gukora muri Pi browser. Tumaze kuyigeramo baratubwira sign in to Pi browser. Tuyikandamo, turategereza ifunguke. Nongere mbibe iteka ryose niba kwinjira mu gikorwa cyose cya Pi, unyuze muri ushaka muri Pi browser cyane iteka unyura muri Pi network. Nibyo byiza, winjira uri secured. Nkore open, hanyuma nkomeze ntegereze ifunguke. Iyo imaze gufunguka ngera kuri dashboard ya Pi browser nyine. Pi browser iyo nyigezeho mpitamo service nshaka, nkanyura muri application yabugenewe. Nk'ubu hano nkuko mubibona birarudinga, murabona ko haza ntuza nyinshi, amaze kugira applications nyinshi. Izindi ntago barazironcinga, murabibona harimo Farside, hakabamo Wallet, hakabamo Brainstorm, hakabamo Mine, hakabamo Blockchain, hakabamo Develop, hakabamo KYC, hakabamo Chat, hakabamo Profile. Izi ni iz'ingenzi batwereka, ariko hari n'izindi. Hano rero service tugiye kureba ya exchanges cyangwa se yivunjisha cyangwa yigura n'igurisha kuri Pi n'ibicuruzwa. Turanyura hano, ndanyura hano muri Brainstorm. Hano muri Brainstorm mara gukandaho haraza ishakiro. Baraduha ishakiro. Ndakuraho ibi ngibi, Startle join project team. Hano abashaka kugira imishinga binjiramo hano. Ubwo ikintu nkoze, ubu ngeze hano kuri Brainstorm. Hano ishakiro murabona hejuru ngo search projects by name. kubera ko harimo imishinga myinshi cyane
bisaba kubuyiza amazina, ariko hari gishobora kwandikamo nk'ikintu waba ukizi. Ndandikamo hano exchange ndiyandikiramo exchange gusa. Nimara kuyandikamo murabona yuko bampaye urutonde rwa exchange. Urabona ko iyi ngiyi ni exchange pi exchange, iyi ngiyi ni imwe bampaye, ariko reka nishakishirize. Ndakanda hano muri hackathon hano mu ibara rya move, inkandamo haraza nyinshi cyane. Okay, ni nyinshi, murazibona ko ari nyinshi, murazibona ko nabaze mbari zirenga 20 n'ubuwazi ba. Hanyuma rero iyi exchange ni ubusana byitikira, ni ibiro by'ivunjisha bitandukanye, waba uvunjisha mu mafaranga, waba uvunjisha mu cryptocurrency, waba uvunjisha mu bicuruzwa, muri service. Ni kuvuga ngo service yose uzakenera hano harimo exchange itanga iyo service, ukazana payi bakaguha iyo service. Ibicuruzwa uzajya witangira payi baguhe ibicuruzwa ushaka bafite. Ikindi urajya uba ushaka cryptocurrency, wenda nka Ethereum, nka Litecoin, nka Bitcoin wenda bayiguhe. Ikindi uzajya uba ukeneye amafaranga afatika, fiat money, utange payi baguhe amafaranga. Sinzi nawe mucyumva, utange payi bo baguhe amafaranga afatika. Ikindi hariho bureau de change cyangwa se forex bureaus, zo zikorera muri buri gihugu. Ubu tuzagenda tureba exchange app kuri buri imwe tuzagenda tuyireba ukwayo. Ubu turabonyura mu mucamake tuzibereka, ikabona zibasomera. Hari Prince Billion Exchange, mine and earn faster and easier with no charge or pay. Hano barana mining. Hakaba Pi Exchange and introducing staking. Hakaba Pi peer-to-peer instant exchange, transfer instantly between accounts. Hakaba hosting payment exchange platforms. Hakaba Pi Exchange, hakaba exchange, hakaba Pi vehicle exchange ngene abashinwa ino mu gishinwa gusa. Hakaba Pi valued, Pi trade, Pi exchange and Pi office in every country. Agaciro ka Pi gucuruza, ku exchange cyangwa se kuvunja n'ibiro muri buri gihugu. Pi can be traded, Pi zagurishwa in foreign exchange, mu mafaranga ku masoko, mu mafaranga y'amasoko y'amahanga, and exchanged, inavunjwe with other major and minor currencies, no mu yandi mafaranga aremereye na yoroheje. Have a designated branch in every country, kandi bagire n'ibiro muri buri gihugu. Digi Exchange, Pi Global Exchange, icyo bita PiJex. Hakaba Gift Cards Exchange, hakaba Exchange Pi Exchange, hakaba Gift Card Exchange Platform, hakaba Gift Card Exchange nanone, Pi Full of Pi Farmers Exchange. Aha rero ku bahinzi borozi, cultivated things, ibihingwa exchange through Pi, kubigurana na Pi nyine. Farmers and business using the Pi anywhere can get anything, ahariho hose icyo ari cyo cyose ku bicuruzwa byo mu buhinzi. Exchange Pi for us to plant trees on earth. Ntabwo nabisoma ngo zabivemo. E-exchange ni pioneer are worldwide to avail exchange online. This project will help.
ino mushinga nawo uzafasha ni online nyine. Pi exchange hano rero hari naho isoko, hari naho byandikisha. N'ubu ngubu wakwiyandikisha, tuzabibavira muzingo nabyo tubibereke. Wiyandikisha kuri iryo soko. Icyo bakoresha ugurisha Pi cyangwa ukazigura shyira ku isoko. Ibi byose kandi nibizakorwa igihe gushyira open mainnet zaba yabaye. Our Pi exchange nayo ni yindi exchange, Pi network exchange. Ingi on Pi exchange, we are going to create an exchange with the Pi network wallet for cryptos, possibilities to buy and sell, and Visa card to make withdrawals. Ingi yitwa on Pi exchange. Bazakora Pi exchange wallet bakore ni ya cryptocurrencies no koroshya igura n'igurisha ndetse na za Visa card kugira ngo ujye ubasha kubikuza. Ubwo no kuzajya muri details zazo hano naberetse aho ziri, uzajyamo wandike exchange zinurangiza ujyemo urebe iyo ushaka. Hano rero nukuvuga ngo uzahitamo gukorana niyo ushaka, kandi hano ntabwo bishoboka yuko umuntu aguheza kubera yuko ari umushinga ukorera muri Pi. Barawukurikirana nta kibazo. Pi network exchange, an app for the exchanging of Pi to other cryptocurrencies and fiat, the low to no cost alternative to exchanges for Pi coins. Hano urumva yuko bazavunja Pi mu yandi ma cryptocurrencies ndetse n'amafaranga afatika. Ibintu bizajya bigenda bivugururwa uko ibihe bihaye ibindi. Pi network exchange, build the world class Pi network exchange to buy and sell Pi for free. Hano ni yakorewe kuzajya igurisha ku isi hose. Pi network exchange ivunja mu buryo bwo kugura no kugurisha Pi network ku buntu, powering the future of Pi ecosystem by the pioneers for the pioneers. Ingi aba pioneers ku pioneers. Mbega ubundi ibintu bigenwe muri iyi Pi ni ibintu biremereye cyane. Exchange Pi for gold and diamonds. Exchange Pi for real gold and diamonds. Hano noneho hajemo kugurana Pi na gold haje ni zahabu na diamond zukuri. These are valuable assets to have as part of pioneers' wealth. We will deliver globally. Bazajya bazi koherereza iwanyu mu gihugu cyanyu, bakoherereze zahabu, bakoherereze diamond. We watanze iki? Pi. Ntangize ushyire ku isoko nawe ugira ute ugurisha. Akose ubundi ko Pi mfite iruta diamond, nzaba nshaka diamond mfite uruganda. Cyokora nzajya nzigura nzijyane mu ruganda rukora ibintu muri ibyo, muri ayo mabuye y'agaciro, benda babinkorere. Naho kuvuga ngo ndazigura sinzishyire ko Pi nzaba mfite zizaba zirusha agaciro iyo diamond. Urumva nyine zigura diamond nyine, ubwo se nizirusha agaciro zikagura iki? Zikagura na zahabu. Urumva ko rero hano ibintu duhishiwe ni ibintu biteye ubwoba, ibintu biteye ubwoba cyane. Cyokora nk'ubwo ngubwo ushobora gukomanda nyinshi cyane ukazigurisha mu nganda zizikeneye. Slice Crypto Exchange, please leave feedback, comments. Ahanga barashaka intuza, ariko nazo ni urumva ni intuza, ushaka comments urabyumva ute, ariko nayo ni exchange. Crypto Exchange, Crypto Exchange. Pi can provide platform that will charge in term which crypto will the user want to exchange. To miner fee go to dust from where user buy. Yewe ntago nabisobanura hano ngo mbivemo. Hari za Pi stock and exchange, foreign exchange investment platform, hakaba Pi exchange peer to peer global, Pi trade center. Iyi ngiyi rero nakasa mutwe Pi trade center. PiTradeCenter.com is a peer-to-peer Pi exchange for pioneers to buy and sell Pi coin globally.
reka nkabasomera akanka vimuzingo akanga mu kareba. Ahangaha ho yandikisha uti uyandikisha uti aba naho nsoreza naho ibindi ntitwabivamo. Iyi ngiyi Pi exchange peer to peer global cyangwa ariyo Pi Trade. What is a Pi Trade Center? Pi Trade Center is a one-stop global Pi exchange peer-to-peer online platform built to connect buyers and sellers around the globe. Nukuvuga ngo ni isoko ryateganirijwe aba pioneers aho bavunjira cyangwa bakagurisha bakanagura Pi ku isoko mpuzamahanga. How does it work? Rikora riti cyangwa rizakora riti? This platform is really simple to use. Riroroshye kurikoresha. Just register, uraregisteringa mbere na mbere and start listing your Pi coin. Ugatangira ukajya ku rutonde na Pi ushaka kuzagurisha. You can trade your Pi coin as peer to peer and create the value of Pi coin in easily stage. Nukuvuga iki? Nukuvuga ngo umaze kwiyandikisha ibi kubikora bituma ya Pi igira agaciro kubera ko tuba dushyiraho igiciro tugurishirizaho. How is your site different from others? Bitandukanye bite n'iby'abandi? Our trade center ubu ngubu nukuvuga ngo bagiye kutubwira ibyaho ko bitandukanye n'iby'abandi. Our trade center is a hub to connect pioneers cyangwa se buyers aribo pioneers and sellers. Nukuvuga ngo ni igicumbi gihuza abaguzi n'abagurisha, abaguzi n'abacuruzi ubwo ngubwo ari bo ba pioneers. We have no site fees. Urubuga kurujyaho nta mafaranga baguca. Subscription fees nta mafaranga yo kwiyandikisha ntayo baguca. And there is no inbuilt transactions. Yewe na yandi ya transaction ntayo baguca. Our system is a multi-vendor where you can be a seller and you can be customer in one dashboard. Yewe ni urubuga rw'impurirane abacuruzi abaguzi ushobora kuba umucuruzi ushobora kuba umuguzi kuri dashboard imwe. How does your payment system works here? Ese imyishyuranire imeze ite? System y'imyishyuranire. There is no payment system in our site. Gose nta bintu byihariye, system yihariye. We don't allow pioneers to make transactions in our site. Yewe ntuzagire n'impungenge ngo barakwinjiza muri system yabo ngo imyishyura. No, ntabwo ari ko babikora. Everything is peer to peer and transactions are outside the system. Nukuvuga ngo we pioneer nk'umuguzi n'undi nk'umucuruzi winjiyeho umwe aracuruza Pi undi aragura Pi, uzajya ujyaho bikorerwe muri systeme yawe wowe kubera ko wiyandikishije, kubera ko hano uriyandikisha turabibereka. Noneho bikorerwe muri systeme zanjye aho gukorerwa muri systeme yabo. Bo ahubwo babaye isoko ribahuza. Ni nkuko ngewe naza nkinjira mu isoko ntihabe systeme y'isoko tugurishira, ahubwo ngiye nkabikora muri systeme yanjye ariko dukorera muri iryo soko ku buryo ryanadufasha gukemura amakimbirane n'abaye hagati yacu wenda. Is this a Pi ecosystem? Ese ini ecosystem ya Pi? Yes. Gisubizo ni yes. This is a Pi ecosystem app and one of the Brainstorm projects. Ni imwe muri za ecosystem za Pi ndetse no muri n'imishinga yo muri Brainstorm. This app was in the Pi hackathon. Yes, iri muri Pi hackathon cyangwa se yaratsinze. We are helping pioneers to find a solution and trying to build the value of Pi network coin. Nukuvuga ngo bo barafasha aba pioneers gukemura ibibazo kuba igisubizo cy'aba pioneers no kugerageza kubaka agaciro k'amafaranga ya Pi. If we don't sell and buy, nitutagurisha cyangwa ngo tugure, how do we know the real value of Pi network coin? Tuzamenya gute agaciro ko kuri ka Pi network coin cyangwa k'amafaranga ya Pi? Bivuze ngo tugomba kubikora kugira ngo agaciro kayo kamenyekane. Ibi ngibi byo rwose biranakora. Ari mushaka mujye muyandikisha ubundi mutangire mugure muri listing, no kuri listing nyine no kujya ku rutonde nyine. Aha ibisigaye
twabimenya tugeze muri system tumaze kwiyandikisha, cyane cyane ubwo ndavuga ku bamaze gukora KYC, Pi zabo zishobora kuba transferable. Yes, is there a fee to use this site? Ese hari amafaranga acibwa mu gukoresha urubuga? No, there is no fee. Nta mafaranga rwose ahari, completely free, bidasubirwaho rwose, ni ubuntu. Just sign up and start selling. Wowe gusa iyandikisha ubundi utangira ucuruzi. Nka data harashya hanga iyi muyirebe izina. What are the data collected by this site? Ese ubwo amakuru urubuga rudufataho cyangwa rudutwaraho rudusaba na yahe? Witonde cyane. Only the email address, ni email yonyine bagusaba, nothing else, nta kindi. Without email address, uramutse udafite email, you can't sign up. Ntago wakwiyandikisha hano rwose. Very sorry, ubuki. If you are worried about the privacy, yewe uramutse ufite n'amakenga kubw'amakuru yawe yibanga, wenda uvuga uti then we recommend you to create a new Gmail so that you will feel comfortable. Yewe turakugira inama ko wakora indi email ku ruhande, akaba ari ukoresha ubundi ukakora ibintu byawe rwose wumva utekanye. Twaziwerega ibintu byaje, ibyiza biri imbere niko twavuga, ariko ubu ngubu mureke murebe. Market now, mureka tugerageze izi cryptocurrencies turebe. Rwose bantu muzi ko mwakoze Pi, kwiyandikisha ni ubuntu kuri buri wese, ariko kuba wakohereza Pi nuko wakoze KYC, Pi zawe zikaba zarageze kuri account. Ndagira inama abantu bose ko abantu bose bafite Pi zitaraba migrated, ni muzuzi bisabwa kugira ngo zibe migrated, ubundi dutangire dutesting ibi bintu na mainnet itari yaba nta kibazo. Hanyuma rero barakubwira ngo let's test the crypto market now. Katujye ku isoko ry'ama cryptocurrency du testing turebe. We don't recommend pioneers to sell more than 10 Pi coins. Ntabwo tugira inama pioneer wese cyangwa turagira inama pioneer bose kutagurisha kudakoresha Pi zirenze 10. Just sell 1 or 2 Pi coins to test the crypto market. Nukuvuga ngo gerageza nibura ugurishe Pi imwe cyangwa ebyiri kugira ngo ugerageze igisoko ry'ama cryptocurrency. Everything is peer to peer. Buri kimwe cyose hano ni peer to peer, umupioneer ku mupioneer, and it's free kandi n'ubuntu to list your Pi coin here. Kwiyandikisha cyangwa se gushyira ku rutonde Pi zawe ushaka kugurisha hano n'ubuntu. Pi Trade Center is peer to peer exchange site for pioneers to buy and sell their Pi network coin globally. Pi Trade Center ni peer to peer, ni ivunjisha rya peer to peer, ni urubuga rw'ivunjisha rwa peer to peer mu kugura no kugurisha Pi zabo kwisi hose. You don't pay until you don't get the product. Uramenya utazishyura utarabona ibyawe, ura listing ariko zirekura byahageze. Urumva, everything is pay on delivery, nukohererezanya rwose mpanguye. Kandi urabona kubera ko bikorerwa mu hano nta rujuro ruzaba ruriho ngo ndatinya kure. No, we are open for team members. Yewe ibi birazwi no kuri core team rwose. Join us and let's build a sustainable blockchain together. Yewe twiyungeho twubake blockchain ikomeye kuri twese cyangwa se turi hamwe. Kwiyandikisha rero abashaka kwiyandikisha musubire hano hejuru, murabona hano handitse amagambo y'umutuku n'ubururu. Pi Trade Center mu ibara ry'ubururu is a one-stop global Pi exchange peer-to-peer online platform built to connect buyers and sellers around the globe. Hariya rero mu bururu handitse ngo Pi Trade Center, kandamo. Iyo umaze birafunguka ngiro kandemo. Okay, bitewe na network hari igihe bitinda gufunguka. Yes, byafungutse. Iyo bimaze gufunguka urabona hano barakwereka buy and sell Pi coin. Buy and sell Pi coin, start selling iyo wiyandikishije. Kwiyandikisha rero urabona kwiyandikisha rero hasi hari n'ibindi amakuru atandukanye ugenda ureba n'ibindi, ariko reka twiyandikisha. Tugiye kwiyandikisha rero ndajya hano, murabona hano hejuru iburyo ku ruhande
hano kano kantu kameze nk'agatwe, kano kantu kameze nk'agatwe nk'uko mukareba, ni ahantu don't have an account, naho iyo uhanyuze uriyandikisha. Hano uburyo kwiyandikisha, iyo ufite account logging in niho unyura uloginga in. Hanyuma iyo utiyandikishije hariho aho unyura uregisteringa. Ariko nanone iyo unyuze muri tudukoni dutatu naho uhanyuze hari ibyo ubona. Urafungura, iyo ufunguye naho iyo bifungutse bitewe na network, hari igihe bitinda bitewe na network. Iyo bifungutse nabwo ni ibingibi biza. Yes, ibi biza kubera ko niyandikishije. Rero nshaka kwiyandikisha, ntabwo ngiye kwiyandikisha none hanga, ariko ndagira ngo mbereke ubwo tuziyandikisha. Ngira hano muri register, don't have an account, nta account ufite. Ariko niba uyifite ura logging in. Ku logging in ni kireba, ukanda hano ugashyiramo email, ugashyiramo na password. Password ntago ari yayindi yo muri Pi network, ni password wakoresheje kuri iyi email ugira gute ufungura hano. Hano rero remember me ushobora kuyisavingamo ukajya ugira ute uzamo, wagira hano amara gushyiramo email password ikajyamo, bagahita byijyanamo ugahita ufungura. Ariko hano ndakanda hano muri register kugira ngo niyandikishe. Umaze gukandamo azi ibintu byo kwamamaza ibyo ngibyo urabyihorera, ukamanuka hano hasi urabibona, naho ugashyiramo amazina yawe, ugashyiramo email, ugashyiramo password, ugaconfirminga ya password, ugakora kuri register, ukaba uriyandikishije. Umaze kwiyandikisha nta kundi ububaye, urakomeza ukajya no kureba n'ibindi. Tuzareba uko biyandikisha vuba cyane kuri aka kantu kugira ngo kadufashe dutangire dutestinge di turebe. Reka rero nisubirira inyuma, nsoreza ahangaha. Icyo nashaka kubereka ni exchanges. Nsaba buri wese kutagira impungenge kubijyanye n'ukuntu azabyaza umusaruro Pi. Birateguwe. Ikintu mwakwirinda ni umuntu ubabwira yuko ari bubibatumirize iyo ngiyo hanze, kandi hano harateganijwe uko bizajya bikorwa binyuze muri systeme za Pi, bakabikugezaho, bitakugeraho bakabibazwa. Ariko kuvuga ngo ucishije amafaranga ku ruhande yahaye umuntu cyangwa ngo bitumye ku ruhande utanyuze muri Pi network, ingaruka zizakubaho uzazirengere. Ntawe tubujije kubikora, ariko ntawe tugiriye inama kubikora. Ngo muto umuhana ajyayo umuhana, yes, umuhana ajyayo ntumuhana avayo. Iyo umuhana ajyayo akakunanira, iyo avayo aribwiriza kubera ibyo yabonyeyo. Benshi rero bazarizwa no kuca mu nzira za panya, kandi hari inzira zateganijwe yewe zirimo n'uburyo bwiza bushobora gukurikirana utiriwe uva aho uri wowe ukandika gusa uti nabuze ibyanjye, kandi bikugezeho nabwo babibona. Ni ibintu byoroshye cyane. Kandi murumva yuko izi exchanges muri buri bihugu niba hazaba offices zitandukanye, hari ababiteganije n'abatarabiteganije, nuko bizeye system yuko bizajya bikugeraho nta mbogamizi. Ariko cyane cyane iyi ngiyi, iyi peer to peer yarantangaje cyane. Nzajya nigurishiriza mbona amadolari neza habuse, cyane cyane umupayoniya. Urumva umupayoniya ufite konte ye, uwo nguwo aramutse anakwambuye kumurikarama ni ibintu byoroshye cyane. Nta nubwo byanabaho, kandi iryo soko turiho ari ryo mukemurampaka. Wowe mushobora kubanza muti subu bazungukira he? Ubwo by'inyungu byabo nabyo tuzabigeraho, kuko ntawe ukora adafite inyungu. Mwibuke yuko iyo ukora transaction muri system yawe na Pi, hari amafaranga bagucaginga, kandi iyo bagucaginze bitewe naho wakoreye cyangwa aho wanyuze, hari percentage babahaho, naho ngaho bazungukira nta handi. Kandi kubera iri soko mbona rizazaho abantu benshi cyane, iyi ngiyi ishobora kuzacuruza kurusha abandi, kubera ko yo ni hagati y'abapioneers, kandi bazaba bakora transactions nyinshi cyane, abakeneye amadolari, abagurisha, bagira bate byinshi cyane. Murumva ko ni ibintu by'ingenzi cyane, kandi tugomba kwitaho tukabikurikiranira hafi, tukamenya ibyo ari byo. Nkuko rero nabibasezeranije, tugiye kujya tubagezaho amakuru ku gihe, nkuko nabibabwiye mu kiganiro, kugira ngo twe kujya dutegereza ngo tuyabure tuvuge ngo se araza ryari. Isaha niyo ngiyo nababwiye, muzajya muyakurikiraho. Ahubwo turasaba abantu bose batarakora subscribe kuyikora, ariko mujye mwibuka no gukanda kuri like, mutwandikira no muri comment ibyo mubaza, byo musobanuza buri kimwe. Hanyuma kandi abashaka kujya ku rubuga, link tuyishyiraho
ubu ngubu ntago bara YouTube iratwemerera gupostingaho link, ariko utari ku rubuga ashobora kunyandikira inbox kubera ko dushyiraho nimero yacu hano, tumuha link akajya ku rubuga tukagumya byinshi kubiganirira ku rubuga. Mukomeze rero mugire umunsi mwiza, muhahe, muronye, mushake mega, mujye mukurikira ikiganiro mu kirangize kibagirira umumaro. Nayo makuru narimbi afitiye, turakomeza kubaha nandi kandi aryoshye, ndetse turaza kwinjira byinshi mu buryo bimwe bikorwamo nubwo system itari yakunda. Nimugoroba haro twabikoze biranga, batwereka yuko bikiri kwa kundi, nko gukuretinga wallet nshya ku bantu basanzwe bayifite ariko bashaka gukora indi n'ibindi. Ubwo rero mutegereze aho bitunganira, tuzabikora rwose nta mbogamizi, ahubwo mwihatire kumayininga kugira ngo buri wese abe agwiza payi. Mukomeze mugubwe neza.